nawe ushobora kwikorera ifoto nziza nk'iyi ngiyi bitagusabye kwishyura cyangwa kujya muri studio. Muri iyi video ndakwigisha uburyo ushobora gukora amafoto meza ukoresheje telefone cyangwa se mashini na internet gusa. Tugendane step by step, wirinde gutarutsa video, tugendane intambwe ku yindi kugira ngo hatagira akantu kagucika. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya RN Tech, ibuka kubanza ukanda subscribe, ufungure inzogera, liking iyi video, sharing. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi byandike muri comment. Reka duhite dutangira. Hituza muri comment sasa y'iyi video uri kureba. Ubwo twatangiye, urahita uza hano muri comment uhakore, urasanga hapininzemo WhatsApp channel. Hanyuma urahita uhakora. Ukimara kuhakora barahita guhitishamo niba ari ukwifungura kuri Chrome cyangwa se andi ma application, ariko reka duhitemo hano kuri Chrome. Ndagira ngo tugendane step by step ku buryo nta kantu kagucika. Urahita ukanda hano handitse ngo just once, uhita uhakora. Ukimara kuhakora barahita kujyana muri Chrome. Hanyuma urahita ukanda hano handitse ngo view channel. Ukigera hano muri Chrome barahita kubwira ngo ukanda hano handitse ngo view channel. So hanyuma urahita kuzana muri WhatsApp channel yacu, urahita uzubanza ukanda hano handitse ngo follow channel kugira ngo ujye ubona amaprompt tunyuza hano. Urumva, hanyuma numara gufungura follow urahita uzukanda hano handitse ngo unmute kugira ngo ujye ubona notification. Urabona ahangaha hano hejuru aka notification kagomba kuba gafunguye. So uko ndi kubikora nawe bari ko ubigenza. Hanyuma urabona ko tuvuga ko nta internet, reka dufungure internet. Urahita ukanda hano handitse try again. Urabona ko batubwiye notification off, urahita uza ukande hano kuri notification on, urebe ko imeze gutya. Urabona ko hano hejuru batubwiye ngo notification on, urebe ko kameze utya. Hanyuma hano urahita uza mo hano hasi muri WhatsApp channel urasangamo prompt. Dore ngiyi hano muri kuyibona. Ni ukuvuga ngo niba mbakoreye video nkakubwira ati dore ngiyi prompt, ni ukuza ukayikandaho ukarekeraho, ugahita uza hano hejuru mu nguni iburyo, hano hari ubudomo butatu ukahakora, ugahita uza ugakanda hano handitse ngo copy. Ahangaha handitse copy. Ukihakora tayari uba umaze gukopiya prompt. Ikintu uhita ukora ni iki ngiki rero. Ukimara gukopiya prompt urahita ukuramo byose, then uraza ufungure iyi application mwese murayizi, Chrome. Dore ngiyi Chrome hano, uraza uyifungure. Ukimara kuyifungura urahita ukanda hano hejuru muri search. Ahangaha ushakira ibintu, dore ngaha mwese muri kuhabona hano hejuru muri search urahita wandikamo ijambo ChatGPT. Ngira ngo mwese murayizi, abenshi murayizi. Icyo uri bukore urategereza. So iyo bibaye byiza ChatGPT uyishyira muri telefone ukayinstara, nyine ikabiri application kugira ngo bitazajya bikugora. Hanyuma ukigera muri ChatGPT bahita bakwereka option imeze atya. Iyo ari ubwa mbere uhita uza ugakanda handitse ngo login. Ubwo ni ku bantu binjiyemo bwa mbere, abasanzwe bafitemo account imwe ntago ukora ibi ngibi ngiye gukora. Ugahita uza ugakanda handitse ngo continue with Google. Ubwo ni ukwinjiramo, cyangwa se continue with Apple, cyangwa se continue with phone number cyangwa email bitewe. Reka dukoreshe ubu buryo bwo hejuru, continue with Google, kuko nibwo bworoha. Urahakora. Ukimara kuhakora urategereza akanya gato. Mbibutsa ko channel yacu ya RN Tech niyo channel wajya uboneraho video z'ubwenge z'ikoranabuhanga. Uhita uhitemo email. Ukimara guhitamo email urayikoraho. Ukimara kuyikoraho barakuzana option imeze gutya. Urahita byirodinga, nuko twe dusanzwe dufitemo application ya ChatGPT. So tayari urabona ko hano tuba twamaze kugera muri ChatGPT. Icyo uhita ukora, uhita uza hano hantu hari agasaraba cyangwa se akamenyetso ko guteranya hano hasi ukahakora. So ukimara kuhakora ugahita uza ugakanda hano handitse ngo photo. Kanda hano handitse photo cyangwa file bitewe n'icyo ushaka, ariko twereka duhitemo hano hambere handitse photos. Urahakora. Ukimara kuhakora atakujyana muri gallery yawe. Hanyuma ikintu uri ukora urahita uza urebe ifoto ushaka gukora.
reka twebwe duhitemo ifoto dushaka gukoresha. Hano kuri ask anything uhita ukanda murekeremo, ukanda nanditse paste, ubwo ya prompt turaba tuyishyizemo. Urahita uza ukande hano kuri aka kantu kaga fresh kari kureba hejuru, hanyuma uragakandaho utegereze. Ukimara kwakandaho urahita utegereza akanya gato. Urabona ko twayihaye ifoto, tuyihana prompt. So urabona ko hano iri kutwereka ko iri gucreatinga ya foto. Dore ngaha, nyabone ushatse washyira ChatGPT muri telefone yawe, kuko ngiye kujya mbaha prompt zibakorera amafoto meza. So urategerezaho akanya gato. So tayari urabona ko ifoto yamaze kuyikereya. Urabona ko ifoto yacu yamaze kuyikereya, ndetse urabona ko ari ifoto nziza. Ikintu uhita ukora, urahita uza ukanda urekereho, urayikoramo urekereho ku ifoto, uhita ukanda hano handitse ngo download image. Hano handitse ngo download image. Dore ngaha ukiyakora urahita uza ukanda open hano, hanyuma urebe ya foto yawe uko imeze. Urabona ko ifoto iri professional kandi irakeye. So rero nyabone kanda subscribe kuri channel yacu, kuko ngiye kujya mbaha video cyangwa se ngiye kujya mbaha amaprompt abakora amafoto meza. Si ngombwa studio, si ngombwa kamera, ubona telefone yawe wabyikora kuko ufite internet gusa. Liking iyi video, wisharinga ku nshuti zawe. Ikindi ufite ikibazo cyangwa se ufite igitekerezo byandika.